Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo umuvandimwe. Turacyakomeza rero kuganira ku gisibo, inyigisho ku gisibo. Tukaba ejo twaratandukanye twemeranyijwe yuko tugiye kuvugurura uburyo dufata abakozi bacu, kuko nabari abantu b'agaciro gakomeye. Reka rero dukomeze dusome. Koko rero ugusiba kwanyu kubyutsa impaka n'amahane, kandi mukirirwa mutimburana by'ubugome. Ntimusiba uko bikwiye, byatuma ijwi ryanyu ryumvikana mu ijuru. Ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Turakomeza tuzagenda tuganira buhoro buhoro, ariko tutarava kuri iyi ngingo y'abakozi. Ngo ariko ku munsi wo gusiba ntibibabuza kwigira mu byanyu no kugira nabi abakozi banyu. Abakozi rero twabaganiriyeho, twafashe umwanzuro w'uko tugomba kubafata neza, ndetse tukabaha n'agaciro gakomeye, kuko ari abantu baba bakomeye mu ngo zacu cyangwa se iwacu. Kuba kibafite nyine, kuba atabafite ukareba abantu bari munsi y'ibirenge byawe, ni ukuvuga butegeka, nicyo nshaka kuvuga. Hanyuma ukababanira neza ku buryo bahumurira Imana, bakavuga bati mfite boss, ariko boss wamenye Imana. Haleluya. Erega ubu boss ntabwo ari ukuzamura ijosi, ubu boss ni ukubaha Imana yo mu ijuru. Hari inkuru nigeze kumva, cyakora sinayihagazeho, ariko ngo byarabaye. Uwabimbwiye yabimbwiraga ambwira ko ari ibintu byabaye ku muturanyi we. Iyo nkuru rero yarankoze ku mutima cyane, bituma numva nagira inama abantu bafite abakozi ngo bamenye uko bagomba gufata abakozi babo. Igihe kimwe umuntu hari ukuntu nyine tugira byinshi bituma tutabasha kwita ku nshingano zacu uko bikwiye, kubera gushakisha imibereho. Ugasanga umuntu arava hano arajya hariya ashakisha. Ibyo ngibyo ni ibintu biriho mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ugasanga mbese ntibikoroheye kubaho ugomba kuba. Umubyeyi rero yarabyaye, arangije ajya mu kazi, ariko ashaka umukozi w'umukobwa wagombaga gusigarana uruhinja. Ariko rero bwa buzima nabwo na wa wundi butamworoheye, amaze kubyara apfusha umwana. Amaze gupfusha umwana, aza muri Kigali gushaka akazi, ariko aza agifite yanda, navuga ngo y'ububisi mbese n'amashereka. Araza ahageze, ajya gusaba ako kazi ko kurera umwana. Noneho wa mubyeyi wabyaye, uwaho yagiye gusaba akazi, we ntiyabonekaga. Bituma rero wa wundi mu kurera umwana akomeza kujya mwiyegereza, ariko yanareba nyine akibuka nawe ko yabyaye. Burya hari ukuntu umuntu agira ikintu kimeze nk'ububyeyi nyine, wa mugane, ukumva ufite ako kantu k'ububyeyi. Noneho atangira kujya yonsa wa mwana, kubera nyina ntabwo yabonekaga, kandi umwana bamuha amata ntayanywe, ahubwo umwana akarira cyane. Wa mugore cyangwa wa mukozi yigira inama yo kujya mwonsa. Amwonyeje umwana aratuza. Uko rero burya hari ukuntu, burya hari ibitangaza Imana ikora. Iyo umuntu amaze igihe atonsa ariko yarigeze konsa, ni ukuvuga ngo biba bishoboka ko amashereka ashobora kongera kuza. Nayo mpamvu burya hari abantu bagendaga bapfusha ababyeyi nk'abana abana bavuka, noneho bamara ba nyina bahita bapfa, nyirakuru akamurera kandi akamwonsa. Byagiye bibaho, hari abantu bagiye bonswa na ba nyirakuru, atari uko nyirakuru yari asanzwe yonsa, ahubwo ari uko ya mabere yigeze kubamo amashereka ayoboka vuba. Icyo nicyo nashakaga gusobanura. Wa mwana w'umukobwa rero yashyize wa mwana ku ibere, aramwonsa. Umwana arishima, umwana akura neza, ntiyongera gutera amahane, umwana aba umwana mwiza. Noneho ubwo mama we yajyaga ku kazi, yataha akabazi ko aje ku musonga w'umwana urara arira ijoro ryose, mbese bikomeye. Noneho umwana kurira biragabanuka, umwana akajya asinzira. Noneho umukozi ageze aha akavuga ati uko nijoro rero burya hari ukuntu abana bakunda konka nijoro umwana yashaka konka bikanga. Noneho ubwo urumva ko yararaga na nyina yavaga ku ishuri cyangwa se mu kazi, agahita afata umwana. Ariko umwana yashaka konka akarira, yarira rero urumva ko yari umwana mutoya, yarira bikayoberana. Nyina akabazi ko umwana rwose ari umwana ukunda kugira amahane, kwa kundi ugira umwana ukabazi ko ari umwana w'umunyamahane. Noneho umukozi akamufata,
yamufata rero akamuzembagiza, ubwo akamuha wenda ibyo agomba kumuha, umwana akituriza. Biza kumenyekana ko uwo mwana akunda umukozi kurusha uko akunda nyina. Nyina ntiyamenye ibyo ari byo, ise ntiyamenye ibyo ari byo, bakabona umwana yaratuje ntagitera amahane cyane, ndetse byagera nijoro umwana akarira, nyina akavuga ati uyu mwana ndagira nteko kuko adatuma nsinzira kandi ejo nzajya ku kazi. Umukozi akavuga ati ntacyo mumpe murarane, wenda ndakomeza muzembagize muheke, ntabwo yongera kurira. Agaheka, ubwo nyina ubwo nawe ngewe nagize abana hari ubwo umwana arira nijoro akakubuza gusinzira, wagira amahirwe wagira umuntu umugufasha nawe ugasinziraho. Nuko ubwo rero akaba araryamyeho gatoya. Nuko umukozi rero akagenda akazembagiza umwana, yageze akamwihera ibere, umwana agasinzira ntiyongere gutera amahane. Bigera ubwo rero umwana bamuha wa mukozi kugira ngo ajye amurarana, kugira ngo nyina abashe kuruhuka. Kugeza aho ari umukozi ari umugore bose ntawe wavuga ngo yafite ikosa, kuko icyo barebaga ni icyatumaga byibuze umwana adakomeza kubatera ikibazo. Nuko biratinda umwana aza kurwara. Umwana arwaye rero bamushyira mu bitaro, ariko yararwaye indwara zindi zidatewe no konka, kuko amashereka y'ubwayo uwayo wese yakonsa rwose apfa kuba ari amashereka. Burya ni nk'amata, ni nk'uko uvuga uti amata y'inka ukamishaho inka yose rakamwa nuko bakaguha amata. Burya n'amashereka umubyeyi uwari wese yafite yakonsa umwana uwari we wese. Mbo birumvikana bikunda kuba byiza, kandi nabyo twifuza ko umubyeyi yiyongereza umwana we, ariko no kuvuga ngo utoraguye umwana, tuvugura umubyeyi wonsa ukamutoragura ukamushyira ku ibere, burya umwana arakura ntago amashereka yanga ngo nuko umwana atari uwawe, cyangwa se ngo umwana yange ngo nuko atari nyina. Noneho rero ubwo uwo mwana, uwo mukozi akomeza kumwonsa, umwana aza kurwara ajya mu bitaro. Ageze mu bitaro rero umwana ashaka ibere, ko umwana mutoya nyine yarageze ngo mu mezi mato, yarakiri muto nk'amezi nk'umunane, akashaka ibere. Ubwo ko arira nyina niwe umurwaje, akarira reka dabiranga. Kandi noneho urumva umukozi ntiyari afite uburyo ari bwibete ngo amuhe ibere, ntabwo byashobokaga kuko nyina yiriranwaga n'umwana. Umwana akarira. Noneho wa mukozi aza kuza aje nk'uko yabazanye ibiryo ingemu mbese kwa muganga. Umwana mubonye agatega amaboko, noneho umukobwa cyangwa umukozi aramufata. Amufashe umwana akajya ajyana intoki mu mabere, kuko abana bashaka ibere nyine baba bazi no kurishaka. Akajyana intoki mu mabere, noneho rero birayoberana. Umwana bakarimwima, umukozi yagenda, umwana akarushaho kurira. Bigeze aho muganga arabibona, arabyitegereza, aravuga ati madamu usohotse hanze. Madamu arasohoka. Noneho abwira wa mukozi ati niko uyu mwana arashaka iki? Umukozi ati rwose ati uyu mwana ati sinzi icyo ashaka, mbese urumva ntiyari gutinyuka kubivuga. No muganga aramubwira ati reka mfunge, we ntugire ubwoba, umwana icyo agusaba kandi ugikore. Nkuko umukobwa akuramo amabere, umwana aronka we. Harukuntu rero umwana maze umwanya cyangwa igihe kirekire atonka, yonka n'ubusambo, aronka amashereka kandi ari menshi, undi nawe kandi amashereka aramumereye nabi. Ubwo yazaga kureba umwana ashaka konsa, nuko umwana aronka mbese nawe wakumva ubusambo umwana yonkanye. Nuko arangije aratuza arasinzira. Noneho rero muganga ahamagara umugore. Muganga urumva yari kubigenza ate, mbese uri muganga we wabigenza ute? Yarumiwe. Icyo nicyo cya mbere. Ikindi cya kabiri ahamagaye nyina w'umwana, aramubwira ati rero ibintu ngiye gukubwira ntubigire birebire, ikiri cyo nuko uyu mwana afite ikibazo. Ati noneho reka nze ngewe nzakwereka ikibazo uko kimeze. Noneho muganga ahamagara umukozi, arangije aramubwira ati ngaho umwana aramwonsa. Noneho abwira nyina ati ngwino rero urebe umwana. Araza asanga umwana ariko yashishikaye rwose, nta n'ikibazo na kimwe afite. Umugore yakubiswa n'inkuba. Ati yewe muganga we, ati umukozi ndamwica. Ati uramwicira iki? Kureba umwana ageze aha ngaha kubera ubwo byakurikiyeho byo ntubimbaze. Ibyo ubwo ndangije inkuru nnyo. Ibi bikurikiyeho ntabwo mbizi. Ubwo rero nawe ushobora kwibaza, ese ari wowe bibayeho muvandi wabigenza ute? Umukozi wamwirukana? Ese wamugumana? Wagira ute? Aho rero ntabwo ngewe ndi bumenye ngo ibyakurikiyeho ni ibihe, nta nubwo nacyo nashaka kubwira. Icyo nashaka kubwira niyo nkuru
y'ukuntu abagore tujya tubura aho tugomba kuboneka bikaba ngombwa ko hari abadusimbura navuga ngo mu nshingano zacu. Ibyo kandi nabyo bikunze kuba ku bantu badutwarira abagabo cyangwa se batwara abagore b'abandi, akagenda agakora ibyo wakagombye gukora ngo wowe nguri mu kazi kenshi ngo urumva ngo ngiye ngo mfite byinshi ngo ugasanga nyine akuvanye mu nshingano yarangiza akagutwara icy'agaciro wari ufite. Ibyo rero mbivugiye kugira ngo mbakebure bavandimwe bufite abakozi, murabe maso, mubabere maso yego, ariko mubahe n'icyo bashaka. None se tuvuge wenda uwo mugore ashaka ko yararakaye akanamwirukana, ariko uwo mugore yamwonyereje umwana ntabwo yagize nabi. Nge numva ataragize nabi, ku bwanjye ndavuga nuko biri kose nubwo yamwonyeje atari uwe, ariko iyo aza kuba afite umwonsa umwana nawe ntiyari kumera gutyo. Ubwo urumva rero mu by'ukuri kugira ngo umuntu akonyereze umwana amezi 5-6 utarabimenya, nawe muvandimwe uri kumva iyi nkuru ushobora kumva ikirimo hagati aho ngaho. Haba harimo iki? Haba harimo bya bindi bidutwara bikatubuza inshingano zacu, none inshingano zacu zikajya ku bandi bantu. Niyo mpamvu rero nkubwiye muvandimwe, niwumvise iyi nkuru nigira iki kwigisha nawe muri iki gihe cy'igisibo, umenye ngo gusiba kwanjye guhagaze gute kuri uwo mukozi wanjye, niba uwo mukozi wanjye ahagaze mu nshingano zanjye. Haleluya. Niyo mpamvu Imana yo mu ijuru ivuga ngo mwibera mu byanyu ngo kandi mukagirira nabi abakozi banyu. Kugira nabi umukozi rero nawe wabyumva nuko kutamuha agaciro. Ngo koko rero ugusiba kwanyu kubyutsa impaka n'amahane. Aha ngaho uri kubyumva. Kugira ngo gusiba kubyutsa impaka n'amahane urumva ko biba bimeze. Nukuvuga ngo urasiba aho kugira ngo ibyo wasibye bigufasha gusingiza Imana, ugasiba wabaye mubi. Ugasiba wenda tuvuge wigomwe kugira icyo urya, ukavuga ngo uragifashisha umukene, wajya kugifashisha umukene ukabanza ukaririmba. Waririmba rero wa muntu utaruzi ko wasibye, cyangwa se wa muntu mu bantu utubahaga Imana akamenya ko wasibye, akamenya ko n'ibintu byo uri kugenda ubitanga gusa. Ntasoni umutungo w'urugo ari kugenda utangaguza, ubwo kandi byatewe n'iki? Wasibye urangije urabivuga, urangije ugenda ari wowe ubwawe washyizeho akamu ngo nasibye, ngo nibyo nari kurya uyu munsi, ngo nabifashishije runaka. Nuko mu rugo rwawe hakaba haje iki? Impaka n'amahane. Kubera iki? Kubera amagambo wavuze. Ngo gusiba kwanyu kubyutsa impaka n'amahane. Impaka ni gutyo rero, ugasanga muricaye ngo reka nkubaze, ngo ariko ngo ubuse ngo ko byagombaga kugenda gutya, ngo ubuse ngo byagenze bite, ngo nyereko ngo ukuntu nguri gukoresha ngo umutungo w'urugo rwacu. Kubera iki? Kubera ko wamaze gusiba warangiza ukaba ari wowe ujya gukoma kamo. Niba utanze ukuboko kw'iburyo gutanze kw'ibumoso niko kamenye icyo ukw'iburyo kwakoze. Bityo data wo mu ijuru urebera mu bwisho azamenya icyo wakoze. Impaka n'amahane rero ni bya bindi, mbese amahane nayita amakimbirane yandi azatuma abantu bashobora no kurwana. Ni ukuvuga rero ngo gusiba kwacu ntabwo kudufasha gusingiza Imana, ahubwo kuzana impaka n'amahane mu ngo zacu cyangwa se aho dutuye. Ngo kandi mukirirwa mutimburana by'ubugome. Gutimburana by'ubugome ni nko kurwana ni nko kurwana by'abagome. Mbese tugahora twaba twasibye tukaba turi mu bugome, turi mu bibi, mbese ugasanga nta n'amahoro twatanze. Ntituba abagabuzi b'amahoro kandi turi mu gisibora. None rero nimusibe uko bikwiye, byatuma ijwi ryanyu ryumvikana mu ijuru. Ngiye impamvu rero muvandimwe wikwirwa wibaza impamvu ibisibo byagiye bisimburana. Muri 94 habaye igisibo, ariko mu gisibo se ubwo muvandimwe nidusiba uko bikwiye, igisibo se nticyakurikiwe na jenoside yakorewe abatutsi muri 94, ndavuga mu Rwanda n'ahandi hirya no hino ku isi. Ushobora kureba ibyagiye biba intambara ya mbere y'isi yose, yarabaye ya kabiri y'isi yose, kandi igisibo cyabagaho. Ushobora kwibaza uti ni ukubera iki igisibo cyagiye kibaho ariko abantu bakanga bagatimburana by'abagome? Ni ukubera iki? Nuko batasibaga by'ukuri. Ijwi ryacu nirizamuke ngo rigere mu ijuru. Turasiba ariko tugasiba by'igice, tugasiba bya bindi byo kwibera mu byacu, twibereye mu byacu mu kwikunda kwacu, kandi ngo turi mu gisibo. Ariko ugasanga twibereye mu byacu, turikunda cyane, turakora ibyo dushaka cyane, kandi turi mu gisibo. Icyo se cyaba ari cyo gisibo nshima ku munsi umuntu yicishije bugufi? Niko icyo nicyo gisibo Nyagasani ashima.
umuntu yicishije bugufi se byamutwara iki akasa nakoze uratekereza ko ari cyo gisibo nshima igisibo cyo gukandamiza umukozi wawe icyo gisibo cyo gukandagira ukuri munsi abantu bose babandi ufasha da bakaba bagomba kugira icyo babona ruko gombye gukoma amashi bakamenya ko nibatagukomera amashi ntacyo bari buronke noneho n'amagambo ari buturuke mu kanwa kawe ari imenura muhini bakavuga bati haro naka kugira ngo ugire icyo mukura araguha ariko aguhaye avuze we agatongera ku buryo wumva rwose n'icyo aguhaye kikubihiye muvandi ari amagambo dushyira ku mpano zacu zigahinduka ubusa atari uko tutatanze ahubwo ari uko twabikurikije amagambo ibyo twabivuzeho kugiye twavugaga ku maturo tuvuga amagambo ava mu kanwa kacu dutongera ngingo ndabura kugwase ngo ndagwase ngo ariko ugasanga ayo magambo ameze atyo avanye umugisha kuri cya gikorwa kandi wagikoza ari cyiza ari kugishyizaho amagambo mabi kibaye kibi muvandimwe mwiza we njyewe ndi kukubwira kugira ngo ukosore ntabwo ndi kukubwira kugira ngo ume ukosore uburyo wabikoraga ubikore neza nuko Imana ikwihera umugisha haleluya hari abantu rero bagira amagambo mabi rwose akarishye cyane atuma nicyo bakoze kitaba cyiza muvandimwe mwiza rero niba uri umugenzi ugana mu ijuru ukabuteye utyo ntabwo byaba ari byiza pe ntacyo byaba bikumariye ngewe Yesu Kristo yambwiye ngo nkubwire ngo hari ibisibo byinshi byagiye bigucaho bikagusiga ukuri ariko uyu munsi Nyagasani agira ngo uhinduke kuri ayo magambo ubwira abari munsi yawe no kuvuga abakozi bawe cyangwa se uwo muntu winjiye iwawe ahinjira ate ahasohoka ate ese yinjira ababaye agasohoka seka cyangwa yinjira seka agasohoka ababaye ubwo rero ni wowe wareba muvandimwe ugana mu ijuru ukareba ngewe maze iminsi mbwira abantu ni reba kuba utarangiye no muri ibyo bintu wenda bya Illuminati cyangwa byaki biriya by'abaframaso ngo ubijyemo byibuze na maximize n'ubwo bukungu bw'isi babugushye byibuze nawe utunga izo modoka wubaka ayo mazu ngo nabone uvuga uti narabitunze ukaba utarabigiyemo ariko kandi ntunabone ijuru ubwo se waba utaruhiye ubusa koko muvandimwe koko ko ari byo mba ndi kuvuga ni mureke turebe ukuntu twakosora erega izi kamere zacu ntizoroshye izi kamere ni mureke tuzishyire Yezu n'ukuri tureke tumubwire tuti Nyagasani Yezu ducuru duhindure bashya ariko muvandimwe kuguma kwihagarara kuri kamere ibishye kamere mbi yemereye abantu ngo ngewe niko nabaye ngo kuva kera nuko wamye nabi rero uhinduka haleluya ngiye ngo kuva cyangwa ngira amahane ngo nabo tubana barabizi ngo bazi ko navugirwa ari kutavugirwa muri Imana muvandimwe ugana mu ijuru uri kunyumva ngo barabizi bakiye ngo wanje ngo banje barabizi amwambaro wanje nukorwaho beso kabura umuntu umeze gutyo ugatanga rwose ukagira ubuntu ugatanga n'iby'agaciro ariko wamara kubitanga akira nkomeze nduhira ubusa byo nagwaye bushe se n'abanyabara bitanze mbese akira nkomeze nguhe nduhira ubusa n'ubundi hagira ngo sinzi Imana yampoye kugira neza abantu ugasanga washyizeho ibigambo we ukabivuga ariko ibigambo byinshi naho wawundi agasigara avuga ati mva ntihatagira icyampa ariko aya magambo agaceceka muvandi ibyo bijya bibaho hari abantu benshi ngewe nzi bameze gutyo rero ngiye nkavuga nti niyo ndi kwigisha nta muntu ntunga urutoki ariko buri wese niyirebe urebe mu buryo bwawe bwo gutanga umutima utangana basi noneho nugira icyo utanga ariko ugira umutima mwiza none Nyagasani ari kuvuga ngo ntimusibe uko bikwiye byatuma ijwi ryanyu ryumvikana mu ijuru mbese ni ukuvuga ngo murasiba ariko nimusiba uko bikwiye ngo urasiba uragerageza kuba mu nzira igana mu ijuru ntubikora uko bikwiye iri jambo bikwiye rero naryo turiganireho ngo urabikora ariko nibikora uko bikwiye ni ukuvuga ngo uko bigomba kugenda uko wakabaye ubikora si kubikora urabikora ariko ntubikora uko bikwiye ni ukuvuga iki rero uri umugenzi ugana mu ijuru ko nturi uko bikwiye nturi uko bigomba kugenda ni ukuvuga ngo rero hindura uburyo bwawe bwo kugenda haleluya noneho akavuga ati ntabwo musiba uko bikwiye byatuma ijwi ryanyu ryumvikana mu ijuru ni ukuvuga ngo ijwi ryacu rihera hehe hano mu kirere gusa ntabwo rigerayo mu ijuru turarivuga rikazamuka ntirirenge purafo zacu rigahera mu nzu zacu twa tukibwira ngo twasenze kandi isengesho ritigeze rirenga imisatsi yacu
pardon. Iyi misatsi yacu rero ntabwo ikwiriye kutubera impamvu zo kugira ngo amasengesho yacu atazamuka. Igituma atazamuka rero turakizi: kutababarira, kutihangana, kutava kwizima, amagambo mabi, kunegurana, kuzimura, ishyari, umujinya, inabi, inzika, inzangano. Ibyo byose turabifite. Bandimwe ndabivuga, nawe wakwisuzuma ugasanga ari uwo mufitanye akantu, asanga koko hari inzika ufitiye umuntu mwakozanyijeho mu gihe cyarangiye. Ariko n'ubu uyu munsi ukaba uvuga uti umva niba ajya banamuvuga bajya bamuvugira hirya, njyewe numva ntashaka no kumwumva. Ariho muri wowe arimo, ukaba wifitemo ishyari. Bakubwiye batari kuziko runaka we byagenze gutya, ngo ingo ariko ngo nibe nabandi di, ariko ngiye Imana yamoye ukaba ugafite. Pardon. Muvandimwe rero aho ngaho niho ashaka kugira ngo uyu munsi kuri iki gisibo uhave. Ngo ariko ngo kubera iki byagenze kuriya, ngo ariko ngo umva muvande, niko byagenze. None rero ngewe ndashaka kugira ngo ukize roho yawe. Icyo se cyaba ari cyo gisibo nshima ku munsi umuntu yicishije bugufi. Urumva ari cyo gisibo Imana yabiri gushima. Wicishije bugufi ugakora ibyo ngibyo, urumva Imana yabiguhera umugisha. Nyagasa n'Uwuhoraho ari kuvuga ngo yara turasenga. Murayasenga ariko ntabwo agera mu ijuru. Ariko uyu muntu ariko twibukiranye uwo ari wera, reka twongera dutangire haruguru. Ngo ninjye bashakashaka uko bukeye, ubwo n'umurongo wa 2. Bifuza kumenya inzira zanjye, sibyo? Bameze nk'abantu bakurikiza ubutabera, ntibirengagiza ubutungane bw'Imana yabo. Baransaba kubacira imanza zitabera, bishimira kubana n'Imana. Sibyo sikumeze. Baravuga bati bituma ari iki gusiba niba utabibona, cyangwa se kwicisha bugufi niba utabimenya. Nukuvuga ngo bifuza yuko ibikorwa byabo Imana ibibona. Bifuza ko icyo baruhiye Imana igiha umugisha. Nicyo ngicyo. Ariko ku munsi wo gusiba ntibibabuza kwigira mu byanyu no kugira n'abakozi banyu. Koko rero ugusiba kwanyu kubyutsa impaka n'amahane, kandi mukirirwa mutimburana by'ubugome. Gutimburana ni ukugira inzika, ni ukugira ubwo bugome, mbese by'ubugome. Ntimusiba uko bikwiye byatuma ijwi ryanyu ryumvikana mu ijuru. Nyagasani natuburiye. Icyo se cyaba ari cyo gisibo nshima ku munsi umuntu yicishije bugufi. Byaba se ari ukugonda ijosi nk'urufunzo, cyangwa se kurambarara ku bigunira no mu ivu. Ibyo se nibyo wita igisibo umunsi ushimisha Uhoraho? Kugonda ijosi nk'urufunzo cyangwa se kurambarara ku bigunira no mu ivu hari icyo bivuze. Ni uguca bugufi ariko bikaza guhita birangira. Ni ugukwemeza umva uti yewe we namaze kwigishwa ku matura naje gusanga naraturaga nabi nayatangaga ukagonda ijosi nk'urufunzo. Ni ukuvuga ngo ugaca bugufi uti mwami we ngiye kwisubiraho, yewe ukarambarara mu igunira no mu ivu, yewe ugatanga amaturo ibyumweru 2, amezi 2, umwaka, imyaka 2. Ukaba ubivuyemo ngibyo uko dusiba. None ndagomba guhoza we nk'umura mwibutsa ni muvandimwe utanga amaturo uko bikwiye. Ubwo se koko muvandimwe urumva utaragonze ijosi nk'urufunzo? Ni ukuvuga ngo rugonda ijosi akanya gato ubundi rukongera rukaribyutsa. Kwigaragura mu ivu no mu mukungugu ni bya bindi by'akanya gatoya. Ibyo se nibyo wita igisibo umunsi ushimisha Uhoraho? Ibyo kuvuga ngo ngo ndabyumvise, ngo numvise rwose ko ngo najyaga mbikora nabi nyisubiye, ukayatanga amezi 2. Amana ko yatanga ukagenda uririmba ngo natanze ya naya akakugarukira. Ibyo nibyo wita igisibo? Uhoraho yakigaye. Muvandi yakigaye, yagaye kwa kundi wajya gubigenza. Najyaga mfasha, najyaga ntanga amaturo n'ukuri nkanayatanga nabi, ariko guhera uyu munsi ngiye kuyatanga, wayatanga amezi 2, imyaka 2. Ngo ariko rero ngo ibi nabyo ngo nubwo kabyo. Ariko ziko ngo abantu batwifatiye ngo bakatwumvisha ukuntu ngo tugomba gutanga amaturo ngo natwe tukabyemera, ngo ngiye maze ko nako. Ibyo se Uhoraho akaza kwakureba mu maso ati ibyo niyo byo wita igisibo? N'abapagani barabishoboye ibyo. Iyo bashaka kugira ngo bakubirwe nabo bazi gutanga. Iyazi icyo bita kwinvestisa, buza kwinvestisa nagaru gusa, nagaru ubukristo bubikora. Aravuga ati ngiye gutanga 10,000 nzakuramo 20.
iyo yajugunya rero cyangwa se ubuhinzi, iyo muhinzi afata imbuto agashyira mu gitaka, ntabwo ari ukubera kwizera bikora, ahubwo nawe aba afite inyungu azakuramo ya myaka nimara kwera. Ntabwo rero ibyo ngibyo ari byo Uhoraho ashima, ntabwo niba ariko bigenza n'abapagani niko babigenza. Niba uvuga uti nzasiba, nindageza mfata ibiryo nari kurya mbibike muri firigo aho nzasibukira nzabirya, ibyo n'abapagani niko babigenza, nabo basiba bakibikira mu mafirigo, kandi baba basibye bakamenya gukambya agahanga. Hari abantu bajya basiba bagafata ibisibo bakabigenza uko nguko, nawe urabyumva. Ariko ntabwo ari cyo gisibo Nyagasani Imana yacu akeneye. Icyo se nicyo gisibo kimushimisha? Ndeka icyo si igisibo gishimisha Uhoraho. Cya gisibo cyo kuvuga ngo ingwe nasibye, kweko ntabwo munsi ko turi mu gisibo, akamara iminsi yambara inkweto, atambara inkweto. Hari abantu nzi basiba gutyo mu minsi y'igisibo rwose, akaba atambara inkweto, akamba mbiri wapi, ariko kandi udashobora no kumusaba n'igiceri cy'icumi ngo zakiguhe. Ari umuntu yewe mbese babandi bita bakirahanda, kirahanda udashobora kumwegera, reka shwishwi, mbese yambaye amahwa ahantu hose. Ariko kandi mu gisibo wajya niwe wakomanga batereka batari mu nzira y'umusaraba, ukumva yahanetse yaririmbye cyane, ariko yasohoka agasohoka n'ijisho avuga uti Nyagasani we utiri ijisho ntirinkurikire. Kandi ari umukristo ugana mu ijuru, umuvandimwe ugana mu ijuru we. None Nyagasani arakubwira ati icyo si cyo gisibo nshaka. Mwararirimbye ibisibo, mwararirimbye indirimbo z'igisibo, ejo twaraziririmbye, twaririmbyeho nkeya, hari n'izindi nyinshi. Gira imbabazi tubabarire twese, ibyaha byacu utabiduhora. Twamara kuyiririmba ukaba urasohotse, ubwo inzira y'umusaraba irarangiye, ugasanga umukozi amennye isahani, ngwe nta soni, ngo uzi ko isahani ngo nayiguze ngo muri Kenya, cyangwa se ugatangira kumubwira amahanga wagenze ukanayigurayo. Umva, nayiguze $5, none ndayagukase, warangiza ukagenda. Ndakuramutsa Mariya wujine murana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urayidusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ubwo amibukira ukaba yarangije ishapuro ukabwishiza aho ngaho, cyangwa rozari. Bakaba baraguhamagaye ngo waruzi ko ngo wa muntu ngo wa wundi ngo uri ku isambu ngo uragira ngo zahene cyangwa zantama, ngo noneho ngo yibye ihene, ngo ni mujye kumushaka, ngo umuntu uri bumufate, ngo ngewe ngo bamunzanire, ngo ndakwereka uko ndi bubigenze. Ngo ariko di, ngo abantu bobo koko, ngo ejo bundi ntabwo namuhaye ishati n'ipantaro, ngo ejo bundi ngo ntabwo namuhaye, ngo ugaratangira ukavuga, ubwo uri kubwira kandi abaje kukubwira yuko ngo uzi ko ngo mu minsi ishize ngo nagiye ngo nka mu 5,000 disi ngo by'ubuntu, ngo ndi kuvuga ngo akora neza, ngo none anyituye kunyiba, ngo ariko yebwe bwe ubwo uri kuvuga ibyo maze nese ubyo wakoze, ubwo urimo kurangiza. Ngo ariko ngo urabizi, ngo uzi ko ngo nafashe n'udufaranga nari mfite kuri konte, ngo nkavuga ngo afite ibibazo mu rugo rwe, ngo reka mutera inkungu. Ukabura bivuze we, warangiza ngo reka nzengeye, ukaburagiye wenda ufite nk'akamodoka ukakatsa, ukaburagiye. Waba udafite imodoka ugashaka ukuri bugereyo, ngo ndavuga ku bantu bafite amikoro nyine bafite niyo sambu, kuko abenshi nayo baba bafite, ndafashe urugero rumwe. Nuko ukaba wagezayo ugasanga rwose koko yewe yabikoze. Ngo ariko Nyagasani Yesu, ngo ubuse ko wowe wabonaga ko ndi mu nzira y'umusaraba, ukabona ko nayindi muri rozari, ko ikiwemeye ko bangirira gutya koko. Ariko se Nyagasani nawe hari ntago wumvugwa, kandi uri umuntu uri mu igisibo wambaye nakamambiri cyangwa n'ibirenge. Muvandimwe, icyo gisibo ko cyamaze kubihira Imana, icyo gisibo ko atari cyo Nyagasani ashaka, icyo gisibo ko Nyagasani ashaka ko usibuka ukagira n'umutima mwiza, ubwo waretse koko ukareka tugasiba uko bikwiye. Muvandimwe, nawe tugiye gutandukana twiyemeje ko tugiye gusiba uko bikwiye. Ubwo wenda reka, ubwo nagiye ku muntu ufite abakozi, reka none wongere kuri wowe utagira abakozi. Abantu bari mu bihugu mwateye imbere, mwebwe nta bakozi mugira, ariko ushobora kubivuga ukavuga utariko siko bari abantu bagowe koko, siko nabo Imana izababaza byinshi. Reka rero tujye kuri wowe. Bakaba barakubwiye bati wa mwana warihiye Minerva, uzi ko yageze ku ishuri ntiyige, ngo ariko ngo urabizi, ngo uzi ko ngo ninafashe ngo umwanzuro, ngo navuze ngo nzagira neza Imana, ngo nuko nkafata umwanzuro ngo kujya ngo ndihiro ngo umukene.
ngubwo se ngo kuki nafashe undi mukene ngo ngafaturiye ngo uri kuvuga ibyo wari wariyemeje cyagiye cy'amaturo ngo none ngo koko ngo maze kuyamuha gatatu ngo bwa kane koko ngo ayi nkozi ibingibi ubwo kaburi gutangira kubivuga ni wowe uri kubyivugira nawe uri ngo ariko de ngo abantu bubu ngubu cyangwa ngo ariko ngo uziko ngo noneho ngo wa mwana ngo arihiraga ngo noneho ngo yatsinzwe ngo nimushakire ngo ndi mwana ngo utari umuswa ngo yiyigire ngo ndumva nta kigenda ubwo gatangira ngo ariko ziko maze kuburihira ngo kuva mu wa mbere ngo ari njyewe icaca ikere nyagasani si icyo gisiba shaka cyo kujya kuririmba ibyo wakoza ntawe umva muvande ukagenda ugahagarara wifashe mu mayunguyungu imbere y'uwo mwashakanye umugabo mbese abagabo bahirye ngo nibo babaye nk'abakozi ngo ariko ngo ubundi ngo uzakomeza uryama ahangaha ubwo kandi ngo priorite ngo ni abagore ubwo ngo iyo niyo habonetse akazi bagaha abagore imbere y'abagabo ubwo umugabo rero yaza ugasanga aciye bugufi imbere ya madamu ati mbese mwiriwe niriwe nyine nuza ntundeba ubwo kandi uri umukristo wasibye mukanya ngo tujye gukora inzira y'umusaraba mugabo akaza akaguherekeza kako nta kundi yabigeze ariko kuvuga ati ubu kristo buraho bujya ngo nutangira ngo kugira ngo uneshe umutwe ngo nzakwereka amarembo ngo uzagende ngo ntago ari wowe mugabo wa mbere gusa nawe mugabo wenyine uriho ngo nakwibesha ngo usobora mbona ntitunze hasoni muvandimwe ugana mu ijuru we iyo wifashe mu mayunguyungu ubwira umugabo wawe cyangwa se ukifata mu gahanga mwagera ku buriri akubwira ati ariko mbese wantabaye ko rwose nshaka ngo mba niriwe mu kazi wawe wiriwe wiryamije nta kibazo ufite hari ikibazo ufite mba niriwe nirukanka nshakisha ikibatunga nshakisha igitunga iyo nda yawe warangiza ngo ni muvandimwe ugana mu ijoro reka rero turebe ko twasiba uko bikwiye birashoboka ko ari uko wari umeze birashoboka wenda ko ibyo ndi kuvuga nta n'ibyo uzi umva ngiye kukutuka nibirakaguhama ko ntabyo wamenya ariko wari ubizi niyikosora utari ubizi nakomereza aho ngaho ariko kandi nawe ureba ahantu waba utsindwa maze wikosore muvandi nuko nyagasani akubwira ati iki gisibo noneho kiranejeje iri sengesho noneho rishobora kuzamuka nkaryumva kubera ko waba wabikoze uko bikwiye haleluya muvandimwe wumve ko utagomba kwigaragura mu ivu by'akanya gato cyangwa ngo guhina ijosi nk'urufunzo ni ukuvuga guhina ijosi nk'urufunzo ni ukunama akanya gato hari ukongera ukazamura umutwe nawe rero muvandimwe wihinira ijosi nk'urufunzo by'akanya gatoya ahubwo burya hari ibiti bibaho wenda bishobora kuba utarakoze ubwo bushakashatsi ariko hari ibiti bibaho ku manywa ukabona cyarabije nimugoroba kikibumba nibyo ngibyo rero niko kuzamura ijosi nk'urufunzo cyangwa guhina ijosi nk'urufunzo ubwo rero icyo nyagasana dusaba nuko dufata umwanzuro kandi tukawufata burundu kandi tukawugumaho Imana rero niguha umugisha muvandimwe niwiyemeza guhinduka uhindutse umva ndi gusoma muri Izayi umutwe wa 58 birashoboka ko avuga ngo ariko uyu mugabo ibintu nibyo ari guhimba ntabwo nabihimbye muvandi dore abakristo gaturika tugira ingeso ntitujya dusoma Bibiliya bagusomera ngo ariko ngo aho hantu ngo nahagana hehera ngo aho se hari muri Bibiliya harimo nyine ntabwo niwigeze uyisoma kandi si ubwa mbere mbivuze ukanezezwa no gutunga Bibiliya itajya yandura ukayinezezwa mu gitabo rwose ko nako mu bitabaho bika ibindi bitabo ko Bibiliya yawe isa neza ukajya uvuga Bibiliya ngo ariko nguzi ko imaze imyaka 30 imaze imyaka 30 utarigeze uyikoresha se hari wakubwiye ko impapuro zisaza kiretse niba yiba cyangwa se igashya ariko igihe cyose ukiyifite utayikoresha izakomeza gusa neza nyine gusa neza ko rero si ubutwari bwawe ahubwo nuko idakora wenda simvuga ngo nujya kuyikoresha uyishushishe nabi ariko nawe mbese icyo nshaka kukubwira yikoresha ntukarate ko Bibiliya uyimaranye imyaka 30 ahubwo urate ko Bibiliya iri wawe kandi ikora ikava mu mpapuro ikajya mu bikorwa byawe bya buri munsi maze abo mu bana bagahumurirwa roho mutagatifu muri wowe bazaza bakubwira bati tubwire Imana usenganiye hari abantu benshi ngewe nzi bari kugenda bava muri ayo madini y'ibyaduka bagenda bagaruka kubera iki kubera yuko babonye ko mu gatolika harimo Imana babibonye gute mu nyigisho yego ariko no mu mbuto tuberera
haleluya. Bakajya bakabona abantu batowe baje mu gusura abarwayi, kuko tugira umunsi wo gusura abarwayi wo kuwa gatatu. Bakabona bari gusura abarwayi, baragenda babakomeza bati mbese no mu gatolika burya harimo abantu bakorera Imana. Yego, tukaberera imbuto, za mbuto zigatuma baza kwa Yezu bakafatirwa kandi bakahaguma. Haleluya, amena. Muvandimwe rero ugana mu ijuru, icyo nicyo gisibo Nyagasani akeneye. Turacyakomeza kuganira, ntago turakirangiza igisibo cy'umwaka wa 2019. Birashoboka ko ari cyo gisibo cya mbere ugiye kuba muko bikwiye. Haleluya, kubera ko ugiye guhindura, ugaca zangwe yizakarengane, ukava muri amasengesho y'umugenzo, ahubwo ukajya mu bikorwa by'amasengesho. Imana iguhe umugisha, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amena.